Welcome to Gorilla Gospel TV. Twongeye guikaze kuri Gorilla Gospel TV show, tunakwakirana yombi mu izina rya Yesu Kristo. Tukwibutsa rero ko iyi channel ari channel Imana yagurikije kugira ngo ivuge ijambo ryayo ry'ukuri, nta kiyongereho nta n'ikintu ikigabanutseho. Rero turakwakire kugira ngo ubakomeze ubane natwe, ukore subscribe kugira ngo ukomeze uhabwe umugisha, kandi nawe ukoze subscribe Imana mu ijuru ikomeze kugirira neza. Komeza uwe natwe rero ukurikirane inyigisho ndetse n'ibiganiro bigenda bica kuri YouTube. Imana ikomeze ikugire neza. Uyu munsi rero tukaba turi buganire ku nsanganyamatsiko ivuga ku mugabo witwa Rugagi. Uyu mugabo rero akaba akomeje kugenda anyura ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, asubirwamo na benshi batangarira amagambo yavuze kandi yita umutambyi. Uyu mugabo rero akaba yavuze amagambo akakaye kandi akomeye, ayavuze umugore w'umunyamakuru witwa Scovia ufite ikinyamakuru kitwa Mama Urugwagasabo. Natwe rero twasanze tugomba kuvuga icyo Bibiliya ivuga ku magambo Rugagi yavuze kuri uyu mubyeyi. Ikaze. N'ubugingo buhoraho umutesi ntabwo afite, kugeza umunsi azasanga nk'umutambyi akansaba imbabazi. Pastor arahanuye, kugeza umunsi azatera intambwe akansaba imbabazi. Igihe cyose atarasanga ngo asabe imbabazi, nkurahiye iba Imana ihoraho. Oya, ntabwo bikwiriye. Abanyarwanda mumaze kwiyumvira amagambo uyu mugabo Rugagi wiyita Bishop amaze kuvuga. Ntabwo ari amagambo yarakwiriye kuva mu kanwa k'umuntu wiyita umushumba kandi ushumbye intama z'Imana. Nukuri ni ibintu biteye isoni n'agahinda kubona umuntu wirirwa atera iterabwoba abanyarwanda. Reka mbabwire ngo ibi bintu twabinyuzemo igihe kirekire, imyaka myinshi. Ibi nibyo His Excellence Perezida wacu yirirwa avuga. Niyo mpamvu akomeza gucyaha abanyarwanda ngo muhumuke mukanure, kubera yuko hari ibisambo, hari abantu b'ibisambo biyambitse umwambaro wo kwera, ariko mu by'ukuri mw'imbere muri bo atari abo tureba, ari ibirura. Ibyo bintu Kristo yarabivuze, arabihanura ngo hazaza benshi ndetse bazitirira izina rye, hazaza benshi bayobya abantu. Uyu mugabo Rugagi mu myaka itambutse yigeze kukanyuzaho, ndetse akunda kuzana ibintu byo kuvuga arasengera abantu babona ubutunzi, ndetse yari afite uburyo ki ababwira ngo bature amafaranga bafite, ariko ntayita amafaranga ahubwo akayita ngo ubukene bwabo. Icyo kintu kigaze gutrendinga His Excellence Paul Kagame abivugaho. Aribwo uyu mugabo witwa Rugagi yahise ahunga igihugu, aragenda ajya muri Canada. Ageze muri Canada akomeza ubutekamutwe. Uyu munsi wa none aragarutse, kubera yuko ibyo bifuti yari yarakoze atekereza yuko byarangiye. Ariko wowe unteze amatwi muri kano kanya, shuti mwene data, bamaso ndakubwira ngo bamaso, umenye icyo Kristo avuze kuri wowe. Ntabwo umwana w'umuntu afite ububasha n'uruhare ku bugingo bw'umuntu. Nta muntu n'umwe ufite uruhare. Reka nkubwire, ibi ndabivuga nubwo ndwaye, numvishe ntashobora kwihanganira gukomeza guceceka. Numvishe ndibwa kubona abantu biyita abakozi b'Imana ariko ari ibirura byiyambitse impu z'intama, birirwa bakora amafuti basebya izina ry'Imana. Uyu mugabo Rugagi ku mbuga nkoranyambaga niwe gusa
ariko wowe neza amatwi, reka turebe amagambo yo muri Bibiliya, turebe ese n'iki Bibiliya ivuga ku bugingo ndetse n'ubutanga ndetse n'ubuhabwa. N'iki Bibiliya ivuga ku mutambyi? Tugiye gusoma ijambo rya mbere, turisanga mu Baheburayo igice cya 7 umurongo waho wa 24 kugeza ku 25. Haranditse ngo ngariko kuko Yesu ariho iteka ryose, afite ubutambyi budashobora guhererekanywa, nicyo gituma ashobora gukiza rwose abamwiyegereza, kuko ahora iteka ryose abavuganira. Ngira ngo iri jambo rirasobanutse. Iri jambo dusanga mu Baheburayo igice cya 7 rirasobanutse. Ngariko kuko Yesu ahoraho iteka ryose, afite ubutambyi budashobora guhererekanywa. Reka nkubaze wowe mugabo Rugagi, ko iri jambo ritubwira ko Yesu Kristo ari we mutambyi, ukaba wumvikanye ubwira umubyeyi ngo nta bugingo azabona, ngo natagusaba imbabazi, kuko yavuze ko urusengero rwitwa urwawe rurimo rogi ndetse n'utubari. Iryo ni iterabwoba. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu Kristo ubutambyi n'ubwe, niwe mutambyi mukuru, kandi ubutambyi afite ntabwo buhererekanwa. Rero se ko wiyise umutambyi, uri umutambyi utanga ibihe bitambo? Reka ngira icyo nkubaza, n'abantu batega amatwi bajye bahumuka, bamenye iby'ijambo ry'Imana rivuga. Iyo umuntu aje akiyita umutambyi, iyo umuntu aje akigira igitangaza, iyo umuntu aje akigira umuntu mbese uvuganira abantu n'Imana, kandi Bibiliya itubwira neza ko Yesu Kristo igihe yagiye gupfa, igitambaro cyarahera ahinjiraga umutambyi kugira ngo asabire abantu imbabazi. Yesu akimara gupfa, ngo igitambaro cyacitsemo kabiri. Icyatumye gicikamo kabiri kwari ukugira ngo abantu bose bigerere ahera, abantu bose bagere hahandi umutambyi yageraga, ariko abantu batari bemerewe kugera kubera yuko batari bari bakagira agakiza gatangwa na Yesu Kristo. Uyu munsi dufite agakiza gatangwa na Yesu Kristo. Ni gute umwana umuntu upfa, umuntu w'umunyabyaha ashobora guhagarara ku maguru ye ndetse n'ubwiyemezi n'ubushongore n'ubukaka, akabwira umuntu mugenzi we yuko ngo atazigera abona ubugingo, nkaho ubugingo ari ubwe cyangwa se ari ubwase cyangwa se ari ubwa nyina? Banyarwanda, igihe kirageze kugira ngo duhumuke, tube maso. Ibi bintu abantu bavuga, ibintu abantu bakora, birirwa babeshya, babatekera imitwe, mukwiriye gukanura mukaba maso, mukamenya Imana mugomba gusenga, mukamenya gusenga Imana ishaka n'ukuhe. Aba bantu bamaze kugwisha abantu benshi cyane, kubera ko abantu benshi bizereye Imana banyuze muri aba ngaba, ariko kubera ko aba bantu atari inzira ya nyayo yo kujya ku Mana. Uyu munsi tuvugana abantu baraguye, abantu bateye Imana umugongo, aba bantu ntibagishaka no gusenga. Reka tugere kuri ni jambo dusanga mu Baheburayo igice cyaho cya 4 umurongo wa 14 kugeza ku 16. Haravuga ngo nuko ubwo dufite umuhereza bitambo mukuru w'ikirenga waciye mu ijuru, ari we Yesu Kristo umwana w'Imana. Hase ko naho numvishe bavuga Rugagika ari umutambyi, duhagarare bwuma ku byo twizeye, kuko tudafite umuhereza bitambo mukuru udashobora kugirana natwe impuhwe ku makuba yacu, ngo ahubwo yadukomeyeho muri byose nk'uko natwe dukomezwa, ariko
ntiyigeze gukora icyaha. Nuko rero twegere intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe kandi tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Sinzi niba iri jambo muri kuryumva. Ijambo riravuze ngo ubwo dufite umuherezabitambo mukuru w'ikirenga waciye mu ijuru, ari we Yesu Kristo. Ahangaha ndagira ngo mbwire abantu ko ntabwo Bibiliya ivuze umuntu umuherezabitambo. Umuntu witwa umuherezabitambo ubundi mu isezerano rya kera yari umuntu Imana yari umuryango Imana yari yaratoranije w'Abalewi. Uwo muryango Imana iravuga ngo uzaba umuryango w'abaherezabitambo. Ibyo ni ibintu byabaye mu gihe cya Mose, ndetse na nyuma yaho birakomeza. Abo bantu bakoraga iki? Abo bantu bari abantu bo gutamba ibitambo, ariko bagatanga ibitambo basabira abantu imbabazi z'ibyaha byabo, ndetse banashimira Imana. Bagatamba ibitambo bamena amaraso y'amatungo. Abo nibo batambyi bari bariho muri icyo gihe. Uyu munsi wa none rero ibyo byarahindutse. Ubwo Kristo yageraga mu isi yadutangiye igitambo rimwe na rizima. Nta kindi gitambo cyari gikwiriye kongera gutambwa kugira ngo umwana w'umuntu ababarirwe. Hoya, Yesu Kristo niwe gitambo kandi ni nawe mutambyi mukuru. Uyu munsi wa none iyo umwana w'umuntu ahagaze ku maguru ye akiyita umutambyi, aba ashatse gusobanura iki? Reka nkubwire ngo wowe uneze amatwi, ibi bintu tugomba kugiraho tugakanura amaso, kubera ko ni igihe kinini abana b'abantu bagiye bashaka indonke, ariko binyuze mu kwitwikira umwambaro w'ijambo ry'Imana, bakavuga ijambo ry'Imana nabi, bakarisobanura nabi. Ibyo bikagenda bigira ingaruka ku bantu bizera Imana. Ibyo bikagenda bituma abantu bizeraga Imana bayitakariza icyizere. Ahari banavuga ko iyi Mana itabaho, banavuga yuko iyi Mana itigeze inabaho, ari ibintu by'amateka cyangwa se by'inyandiko, ariko bitigeze bibaho. Ibi byose biri kugenda biterwa n'abantu bameze nk'uyu Rugagi. Riri kugenda biterwa n'abantu bita abakozi b'Imana, ariko batari abakozi b'Imana, ahubwo ari abakozi ba Satani. Reka nkubwire ngo wonteze amatwi, tugomba kuba maso, tugasenga Imana, tukareba ijambo ry'Imana icyo risobanura, kugira ngo tutayobya, batatuyobya ngo batujugunye ahantu tutigeze dutekereza ko twaba turi. Reka dusome n'irindi jambo riri muri Yohana igice cyaho cya 10:28-29. Ndagira ngo ubwire ngo aya magambo yose ndi gusoma ni amagambo agaragaza umutambyi ninde. Haravuga ngo ndabaha ubugingo buhoraho, ngo kandi ntibazapfa, ngo kandi nta uzabashikuza mu kiganza cyanjye. Uwo ni Kristo ubivuga. Data wampaye abo bose aruta bose, ngo kandi nta washobora kubashikuza mu kiganza cya Data. Reka nkubwire ngo Yesu Kristo ubwo arahagarara muri Yohana 10:28-29 akavuga ngo ndabaha ubugingo buhora. Ubugingo tubuhabwa na Kristo. Bishatse gusobanura ngo Kristo niwe utanga ubugingo, kandi akavuga ngo nta muntu n'umwe ufite imbaraga zo kuba yakura abantu Yesu afite mu biganza ngo abakuremo. Kandi ikintu icyo asezeranya bamwizeye nuko abaho ubugingo. Ni gute rero wewe muntu, wowe Rugagi, ushobora guhagarara ku maguru yawe ukavuga ngo umuntu azabura ubugingo? Ntago ari wowe utanga ubugingo. Reka mbwira abadukurikira ngo umuntu ntago ari utanga ubugingo. Ubugingo bwacu twabuhawe na Kristo. Ubugingo dufite tubuhabwa no kwizera ndetse no kugendera mu mategeko Kristo yatweretse tugomba kugenderamo. Mukwiriye guhagarika
ubu bunyamutwe, mukamenya ko abanyarwanda twahumutse, mukamenya ko abanyarwanda tutakiri babandi, mukamenya ko tutakiri babandi babwirwa ibintu byose bwiboneye, babwirwa ibintu uko baboneye. Abanyarwanda twarahumutse. Ibi bintu bigomba guhagarara kandi bikagira iherezo. Abanyarwanda duhaguruke nk'uko His Excellency ejo bundi aratubwira ngo ibi birakabije kubona muntu ashobora kuza akabwira abantu ngo kugira ngo abone Imana ngo nuko agomba kurira mu bishorishori. Ibaze kugira ngo umuntu akubwire ngo kugira ngo Imana ikumve nuko ujya mu buvumo. Ibyo ni ibintu His Excellency yagarutseho ubwo yari ari mu nama abwira abanyamadini, abwira abanyarwanda, abwira abayobozi, ababaza ngo niki gituma mwemerera aba bantu. Nanjye ndakubaza uyu munsi wa none, niki gituma wemerera umwana w'umuntu upfa nkawe, ubora nkawe, usonza nkawe, akubwira ngo niwe ufite uruhare cyangwa se ububasha bwo kuguha ubugingo? Ibi bintu mukwiriye guhagarika. Abanyarwandakazi, bantu mwumva ikinyarwanda, mukwiriye guhaguruka kwizerera Imana mu bana b'abantu, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo wizere umwana w'umuntu avumwe. Iri jambo nge ndivuze mbabaye, ibi bintu mbibabwiye mbabaye, kugira ngo nukuri ntabwo nari kuvuga, ariko ibi bintu byakomeje kundya, ndaribwa, ndavuga nti ngomba kugira icyo mvuga. Ariko wowe nteze amatwi, nukuri komera muri Kristo kandi ukomere umenye ko uwo mwahanye igihango, uwo wizeye ntago ari umushumba ugushumbye, hoya, nta nubwo umushumba ugushumbye ari umwana w'umuntu. Mugomba gukanguka mukamenya ko urusengero Imana yishimiye ari umubiri w'umuntu. Mugomba gukanguka mukamenya ko urusengero Imana ishaka kandi ishishikariza abantu nuko bitwararika bakitwara neza, nuko bakora iby'Imana ishaka, kuko iyo ukoze iby'Imana ishaka uba uri kugirira urusengero rwawe neza. Iyo ugendeye mu nzira z'Imana umubiri wawe ubasha guhesha Imana icyubahiro. Ariko ibi byose byagiye biterwa umugongo kubera ko abantu bagiye bakomeza kutwigisha yuko kugira ngo tugere ku bugingo, kugira ngo tugire ibyo tugeraho, tugomba kwinjira mu idini. Ibi ni ibintu tugomba gucikaho. Reka dusome indi jambo dukura muri Yohana 14 igice cyaho cya 6. Turavuga ngo Yesu aramusubiza ati, ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ushobora kugera kuri Data atanyuze kuri jyewe. Uwo ni Yesu wivugira, ntabwo ari njye ubivuze ibyo bintu. Yesu aravuga ngo ninjye nzira y'ukuri n'ubugingo, ni njyewe ugomba kugeza buri wese mu ijuru. Uyu munsi wa none uyu mugabo ahagaze akavuga ngo ninjye utanga ubugingo, iyo umugabo ahagaze akavuga ngo ndakuvumye, urinde wowe uvuma umuntu? Reka nkubwire ngo aba bantu bakiyita abatambyi, ntabwo nanabihakanye koko ni abatambyi, ariko ntabwo ari abatambyi ba Kristo, kuko twebwe turi mu nzira ya Kristo tuzi umutambyi uwo ari we. Abo turi mu nzira imwe yo kwizera Kristo, Yesu Kristo niwe mutambyi wacu. Ariko nanone ntabwo twakwirengagiza ko mu isi y'umwijima haracyari abatambyi birirwa batanga ibitambo by'abantu. Rimwe na rimwe rwose reka nkubwire yuko uyu mugabo rwose ibintu avuga ni ibintu byumvikana, kandi koko ni umutambyi, ariko ntago ari umutambyi w'Imana, ni umutambyi utamba ibitambo by'abantu. Reka nkubwire ko ikuzimu abantu bakorera Satani baracyatanga ibitambo, ariko noneho ntabwo ari ibitambo nk'iby'abakera batambaga, ahubwo bo batanga ibitambo by'abantu, abana b'Imana. Abo ngabo bose bifatira mpiri bakabarundanya bakabatanga. Ubugingo bwanyu bari kubutanga. Bana b'abantu mwebwe muri kuntega amatwi, banyarwandakazi mu ntega amatwi, murinde ubugingo bwanyu, muburindisha inkota, mwikwizerera mu mwana w'umuntu, mwikwizerera mu by'umuntu avuga, ahubwo mushake kumenya ukuri. Ijambo ryaravuze ngo ukuri niko kuzaba batura. Ijambo ryaravuze ngo ukuri niko kuzagiraho kubavanaho kubajyana. Mushake ukuri, kuko abagabo biyita abakozi b'Imana nabo bacurika ukuri kugira ngo tutamenya ukuri, dukomeze tube mu kwaha kwabo, tubagaburire barye bahaga. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo
aba bagabo bahagaze mu nzira ijya mu ijuru ngo bafunga umuryango kugira ngo abantu batajya mu ijuru, ari bo ubwabo ntibinjira mu ijuru, ariko nanone ntibemerera n'abashaka kurijyamo. Aba bagabo rero ni abarimbuka. Ndagira ngo ubwire ngo reka kureba umwana w'umuntu, wowe wita pasiteri, wowe wita umushumba wawe, ntago ari we uzakujyana mu ijuru. Idini usengeramo wikomeza gutekereza ko kuba uri umunyedini runaka aricyo kizakugeza mu ijuru. Reka nkubwire ngo ikintu cyonyine kizakugeza mu ijuru ni uko uzizerera muri Kristo Yesu. Ikintu cyonyine kizakugeza ahantu Imana igushaka ni uko uzakora ibijyanye no gushaka kw'Imana. Ibyo rero ntabwo uzigera ubibasha utari mu mbaraga za Kristo, utamenye ko Mwuka Wera ari utanga imbaraga. Ntabwo uzabishobora utamenye ko Mwuka Wera aguha imbaraga zo gukora ibitashobokera abana b'abantu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mbashishwa, Pawulo niwe avuze ngo nshaka gukora icyiza, ikibi kikantanga imbere, ariko ngo arongera aravuga ngo mbashishwa byose na Kristo imbaraga. Reka nkubwire ngo iteka ryose umwana w'umuntu nubwo yagerageza gukora icyiza ntago bimukundira, ariko kuvaho Yesu aziye akadupfira akajya mu ijuru, yaduhaye imbaraga za Mwuka Wera kugira ngo izo mbaraga tuzifashishe, tuzikoreshe dukora ibyo Imana yishimira. Koko biragoye, ariko reka nkubwire ngo uyu munsi wa none izo mbaraga za Mwuka Wera abakozi ba Satani bamaze kuzihindura, bazihindura indimi zidasobanutse. Bashaka kwigisha abantu ko Mwuka ari umuntu aza akavuga nk'ikiragi, avuga imvugo zitumvwa n'abantu. Bamaze kuyobya abantu. Aba bantu bamaze gutuma abantu bapfa mu mitwe. Baririrwa bahanura ubusa, baririrwa biyitirira izina ry'Imana bavuga amahomvu ngo barahanura mu izina ry'Imana, kandi ndakubwiza ukuri wowe nteze amatwi, barahanura mu izina rya Shitani, kuko Mwuka Wera tuzi ntiyigeze avuga mu ndimi zitumvikana, yavuze mu ndimi abantu bari bahari bumva. Kandi ikindi nkubwiza ukuri ni uko Mwuka Wera ni imbaraga zigomba kugushoboza wowe unteze amatwi, ni imbaraga zigomba gutuma ukora ibyo Imana ishaka. Ntabwo ari imbaraga zivuga ibintu ngo by'ubuhanuzi biri aho gusa, hoya. Reka nkubwire ngo Mwuka Wera twamuhawe kugira ngo dushobozwe gukora ibyo Imana ishaka, twamuhawe kugira ngo dushobozwe gukora ugushaka kw'Imana. Nshuti mwe ndatereka twongere dusome ijambo riri mu Baroma, ndanyuramo nihuta kubera yuko ni iminota mike ntabwo nari meze neza, ariko nidusoma mu Baroma 5 igice cyaho cya 5 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4 haravuga ngo nuko ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufitanye amahoro n'Imana kubw'umwami wacu Yesu Kristo, ari we twaboneyeho inzira yo kugera kuri ubwo buntu nta bundi ni ubugingo duhererwa muri Kristo. Haleluya. Kandi uyu munsi wa none tububayemo. Haleluya. Upfa kwizera Yesu, upfa kumwizera gusa, kandi upfa kumwizera gusa. Reka nkubwire ngo biba byarangiye, ngo kandi ngo twishimira icyizere cyo kuzabona ubwiza bw'Imana. Iyo wamaze kwizera Kristo akaguha Mwuka Wera muri we, akaguha Mwuka Wera akaba muri wowe, nta kindi kiba gisigaje, ijuru n'ubugingo biba ari ibyawe. Uyu munsi wa none rero ntihazagira umuntu azaguhagarara imbere akubwire ngo ninjye utanga ubugingo. Ndagusengera. Ese kuki wotakwisengera kugira ngo ubashe kumenya icyo Imana ikuvugaho? Ni iki gitumye uri kumva ushaka kumuhanuza kubwira icyo ukeneye kandi wowe ukizi? Ni iki gitumye uri gutuma wirukanka inyuma y'abantu ngo bakubwira ngo bavugana n'Imana? Ese ni iki gituma wowe utavugana n'Imana? Ndagira ngo aka kanya wongere witekerezeho. Wowe witwa umukristo, wowe witwa umuntu usenga, ariko mu by'ukuri usenga udasenga. Uyu munsi ntago mboroya nubwo ndwaye. Reka nkubwire ngo wowe wirirwa inyuma y'abantu ngo kubera yuko ngo uzi ko bavugana n'Imana, kuki utavugana n'Imana? Ibi ni ibintu bigomba kugira iherezo. Ibi ni ibintu utagomba komeza kwizeramo. Ariko nimba ushaka ubugingo bwawe burimbuka, nakugira inama, komeza urwo rugendo, komeza iyo nzira. Ariko ikintu nkubwiye cyo nuko ugomba gufata Bibiliya ugafungura, ugasaba Imana imbaraga kugira ngo igusobanurire ijambo ryayo uko riri.
rekeraho gusobanuza Imana ibintu bidafite akamaro. Rekeraho kugenda inyuma y'abantu bakubwira ngo nibo bafitanye ubusabane n'Imana, bakugerera ku Mana, kandi uzi neza ko Yesu Kristo ubwo yamaraga gupfa ahera igitambaro cyari cyakingirije cyaratabutse kugira ngo buri wese yigerereyo. Uyu munsi wa none kuri kugenda wirukanka ku bantu bitwa ngo nibo bagera imbere y'Imana, nibo bazi gusenga cyane, wowe niki kikubuza kumenya gusenga cyane? Ese kuki wumva kudashobora kwizera ko Imana yumva uriya nawe yakumva? Ibi bintu nibyo bituma abantu bagenda bakigira amashyano nk'uko His Excellency yabivuze. Ibi bintu nibyo bituma nyine aba bantu biyita ngo ni abakozi b'Imana babonerana abana b'Imana, bakabiba bakabacucura n'utwo mufite mugasigara muri abatindi, barangiza bakagenda bakagura za Range Rover. Ubu bujiji bugomba kurangira. Mugomba kumenya ijambo rikwiriye kandi ry'Imana. Imana yacu nishimwe. Agakiza twagaherewe ubuntu, kandi nta muntu n'uyu n'umwe wigeze abigiramo uruhare. Agakiza twagaheshejwe na Kristo. Agakiza tukabonera muri Kristo, ntabwo tukabonera mu mwana w'umuntu, ntabwo tukabonera mu nsengero no mu madini. Reka nkubwire ngo Yesu Kristo aza mu isi nta nubwo yigeze aba umunyedini. Igihe cyose yageraga mu idini yababwiraga ko bari gukora ibintu bitajyanye no gushaka kw'Imana. Nimba mwibuka neza, abafarisayo n'abaherezabitambo yarababwiraga ngo mwebwe muri ibirura byambitse uruhu rw'intama. Aba bantu bitaga abakozi b'Imana, bitaga ngo nibo bazi Imana. Imana yavuye mu irazi yambara umubiri, ariko ntibabimenya. Ahubwo byamenywe n'abashumba, bimenywa n'abantu badafite aho bahuriye no kumenya Imana. Abakabaye babimenya, bafite ibyanditswe, bafite ubwo buhanuzi, ntibigeze basobanukirwa. Reka nongere nkubwire ngo abangaba nanone nibo bamugiriye ishyari, barangije baramugambanira, baramubambisha. Reka nkubwire ngo kwitwaza idini ntabwo ari byo bizatuma ujya mu ijuru. Kandi ikindi kintu nshaka kubwira abana b'abantu, ndetse ikindi kintu nshaka kubabwira mwebwe inshuti zanjye, reka nkubwire twirukanka duhigahiga iby'isi, ibifite yego ni byiza bidufitiye n'akamaro, ariko tugabanye gukomeza kugana ku Mana tuyisaba iby'isi gusa. Kuko byagiye bigaragara ko akenshi na kenshi niyo Imana idusubije, abantu twebwe tuyitera umugongo. Iyo tumaze kubona icyo tuyishakaho, ibyo bintu koko yabiduhaye, tunayitera umugongo ntituyigarukeho. Birakwiriye ko abana b'abantu duhinduka tugahindukira. Birakwiriye ko abana b'abantu dushaka ubwami bw'Imana bukaba muri twebwe. Kuko Yesu Kristo yaravuze ngo iri dini ureba, uru rusengero ureba, ubwo intumwa ze zari ziri kumwereka urusengero rwari rwarubatswe nyuma y'urwa Salomo, arababwira ati uru rusengero nubwo ubona rumeze gutya ari rwiza, ariko vuba cyane nta n'ibuye rizasigara rigeretse ku rindi. Ashaka kubabwira yuko urusengero nyarwo atari zino nsengero, atari aya madini twebwe twibwira. Urusengero nyarwo, aho Imana yishimira gutura, ni muri wowe nshuti mwene data. Aho Imana yishimira gutura ni mu bitekerezo byawe. Kugira ngo Imana iyobore ibitekerezo byawe, ntacyo Imana yakora, ntacyo wowe wakwishoboza udatemereye Imana ngo iziture mu mitekerereze yawe, iziture mu mutima wawe, izigenge ubugingo bwawe, izigenge buri kimwe cyose, uyoborwe nayo. Icyo nicyo kigituma Imana ihora ikwinginga buri munsi ngo uyemerere. Ijambo ryaravuga ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, nyemerera ninjire. Urwo rugi ntabwo ari urw'idini, urwo rugi ntabwo ari ubw'umuntu runaka, ku nzu ku muhanuzi runaka. Hoya, urugi Imana ivuga ni umutima wawe. Imana irakubwira ngo nyemerera, kingura umutima wawe nze mbane nawe, ninjye uzagushoboza. Haleluya, Imana yacu nishimwe. Ubwo Yesu
Yesu yabanaga n'intumwa ze zari zigikora ibyaha. Nagiye mbibabwira inshuro nyinshi ba Petero bagiye bakata abantu amatwi, bagendanaga na Yesu ariko bakagendana n'ibyuma. Mu yandi magambo ntibari bafite kwizera guhagije. Mu yandi magambo nubwo bagendaga babona imirimo n'ibitangaza Yesu akora, ariko bari bagikomeje kwiringira bya byuma byabo bibafasha mu gihe byabaye ngombwa kwirwanaho. Uyu munsi wa none hari umuntu ukiringiye ibintu. Umunsi wa none hari umuntu utaremerera Kristo ngo aze muri we amwiringire koko. Haleluya, Imana yacu nishimwe. Uyu Petero n'abandi nk'abo bose bagiye bakora ibintu bigaragaza ko ari abapagani, ariko igihe Yesu yamaze gupfa ajya mu ijuru, aboherereza imbaraga z'Imana, aba bantu babashije guhinduka. Reka nkubwire ngo abatemaga abantu amatwi, abari bafite ubwoba bwo guhamya Kristo, bakurikiye bakamwica, bari barikingiranye mu nzu bafite ubwoba ngo no bazabica. Mwuka w'Imana amaze kumanuka, imbaraga z'Imana zimaze kumanuka, barasohotse bashira amanga. Ibyo batinyaga kuvuga batangira gutinyuka kubivuga. Ijambo ry'Imana tubwira ngo mwuka ashobora kuguha imbaraga zo gukora ibyo utabashaga gukora. Aba bagabo bahindutse bashya, bari batarigeze bagera mu ishuri, ariko bahagararaga imbere y'abantu bize, bakavuga iby'ubwenge, bize bagatangara. Bishatse gusobanura ko mwuka hari akamaro afite muri twebwe. Ahubwo se ndakubaza, wowe wemerera mwuka kugira ngo abe muri wowe? Ariko akenshi usanga abantu b'iki gihe turi kwigira babamenya cyane. Usanga abantu benshi turi kwigira abantu b'intyoza cyane, twigiza abantu b'abanyamadini, twishize imbere mu madini, turashaka kugaragara mu madini, turashaka abapasiteri batubona, ariko nyamara Imana ntago twitaye kumenya uko itubona, ntago twitaye kumenya ngo ese Imana iratubona gute. Ibyaha turabijyamo rwihishwa, tugakora ibidashimwa n'Imana, ariko nitunababazwe nuko turimo turakora iby'Imana itishimira. Ariko nyamara nitumara kugera aho abantu babona, twigira intama, dutangire twigendeshe nk'intama zidacumura. Biteye isoni n'agahinda. Ariko wowe nimba uri umwana w'ubugingo, reka nkubwire ngo igihe kirageze kugira ngo wemerere Mwuka Wera azebe muri wowe, akuyobore. Tandukana n'ibintu by'isi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nimushake ubwami bw'Imana, ibindi byose muzabihabwa nk'inyongera. Uyu munsi wa none turasenga amasengesho yo kwiriza dusaba iby'isi, ariko kugira ngo dusengere ubugingo ni ikibazo. Kugira ngo dusabe Imana iduhe Mwuka Wera abe muri twebwe ni ikibazo. Ahubwo turasenga tuyisaba ibyo kurya, turasenga tuyisaba ibyo kwambara, turasenga tuyisaba aho gutura. Kandi nta nubwo tujya twibuka yuko Imana yaduhishe igihe tuzavira muri uyu mubiri. Imana yaduhishe ko isaha n'isaha ushobora kuba wava muri uyu mubiri. Reka nkubwire ngo shimira Imana kukiriho kandi ugihumeka. Shimira Imana kutarwaye, ufite ubuzima buzima. Tangira kureba Imana n'imirimo yayo igenda igukorera umunsi ku wundi. Nubwo uri mu bigeragezo, nubwo uri mu bikomeye, reba, gerageza, ushaka kumbure, utangire urebe ubwiza bw'Imana hafi yawe, utangire urebe imirimo Imana igukorera, utangire urebe ibitangaza Imana igukorera. Hari ibintu byinshi tutajya tureba, ariko Imana iba yakoze ibikomeye. Reka nkubwire ngo hari ingabo nyinshi ziba zatanzwe ku bwawe. Nubona uryamye ukabyuka, ntugire ngo nuko byari bimeze. Nubona uryamye ugakanguka, hari benshi cyane basinziriye bakagendanira ko. Nubona uri kugenda ukabona ugeze iyo ujya, jya umenya ngo hari abahagurutse baragenda ariko ntibagera aho bajya. Impanuka zirabahitana cyangwa se bagira ibindi byago bigiye bitandukana. Uyu munsi wa none uri muzima, uraryama ugasinzira, ukareba, ukagenda, ugakora buri kimwe cyose. Reka nkubwira ngo ibyo bintu byose ubasha gukora siko abandi bose babikora. Hari abari kwifuza byibura n'uwo mwuka, hari abari kwifuza byibura no kuba bahagarara mu mwanya nk'urimo. Hari uyu munsi wa none umukene urimo urasaba ngo Imana imufashe imwubakira ubukire, ariko hari umukire uri mu bitaro uyu munsi wa none, dogiteri ari kubwira ngo usigaje icyumweru kimwe ngo upfe. Uri kwifuza ati iyaba Imana yatwaraga ibyo ntunze byose ariko ikampa kubaho, nubwo nabaho nk'uriya mukene, nubwo nabaho nk'uriya muntu udafite yatunze, ariko ndiho. Reka nkubwire ngo kuba uriho
kuba uriho byonyine n'imbaraga zikomeye z'Imana. Reka nkubwiye ngo nta na kimwe, nta n'umuntu n'uyu n'umwe ufite icyo yabihinduraho, kabone n'ubwo waba ufite ubutunzi bwa mirenge. Kuba uriho n'impano uhabwa n'Imana, kuba ufite ubugingo ntabwo ari ikintu duhabwa n'abantu. Reka nkubwire ngo kuba ufite ubugingo n'Imana yonyine ibasha kubikugezaho. Kuki utabibona? Kuki utabasha kureba? Mboneyeho kubwira abantu ngo dusubize amaso inyuma, turebe ibyo twagiye tunyuramo, turebe ibyo twagiye tugorwa nabyo. Ariko se kuki dukomeza kwibaza ngo twaragowe ariko ntidushimire Imana yadutambukije ibyo bihe bigoye? Kuki tutishimira Imana yabanye natwe muri ibyo bihe tukabitambukamo? Reka nkubwire ngo ubwo umwami yajugunya Meshaka, Sadraka na Abedinego mu muriro, Imana yabanye nabo. Imana irabarengera ngo marayika w'Imana abagotesha imbaraga z'umuriro wari mu itanura ntiwigeze ubatwika. Ariko hari igihe abantu benshi bakunda kwibwira ko ibi bintu byagiye birangira. Reka nkubwire ngo ibi bintu ntabwo byagiye birangira. Imana ibana nawe mu bigeragezo bigiye bitandukanye. Impamvu ibyo bigeragezo wagiye unyuramo ukabirenga uyu munsi wa none ukaba ugihumeka, kabone n'ubwo waba ukiri muri ibyo bigeragezo, reka nkubwire ngo Imana iri kumwe nawe, nicyo gitumye udapfa. Kuko icyo kigeragezo uri kunyuramo ntabwo ari icyo kugukiza. Satani akiguteza kugira ngo kikwice, ariko Imana kuko ikiguhaye amahirwe yo kugira ngo uyemerere uyakire mu mutima wayo, iremera igatanga ingabo zayo kugira ngo zikurinde ubukiriho uyu munsi wa none. Ariko ntangazwa no kubona ko hari abantu batabona ko igitumye bakiriho ari ukubera Imana. Ntangazwa no kubona abantu bari gusenga barira gusa basaba Imana, ariko ntibanashimira n'ibyo Imana iri kubaha. Nta nubwo babizi, ntibabibona. Bari imbere y'Imana baritotombera Imana. Iki ni igihe cyiza wowe nyumva kugira ngo uhindukirire Imana kandi ukore ibyo Imana ishaka. Iki ni igihe cyiza kugira ngo wemerere Imana iziture mu mutima wawe, kuko ari rwo rusengero nyarwo kandi urusengero wishimira. Iki ni igihe gikwiriye kugira ngo wemerere Mwuka Wera azabe muri wowe, kuko niba udafite Mwuka Wera ntaho uzatandukanira n'ab'isi bose. Niba udafite Mwuka Wera ntaho uzatangirira n'abandi banyabyaha bari bo bose. Kugira Mwuka Wera muri wowe nicyo kintu cyonyine kizaguha ubugingo. Kandi numara kugira Mwuka Wera muri wowe, reka nkubwire ngo n'ibyo wibwiraga bikomeye imbere yawe ngo bizagabanuka kandi bizashira ubireba. Imana izaguha imbaraga zo kunesha, kuko nta mbaraga n'imwe iri hejuru y'imbaraga z'Imana. Ariko nukomeza kugendera mu nzira uri kugendera mu nshuti mwene data, ijambo ry'Imana yavuga ati no gupfa uzapfa, no gupfa uzapfa muntu w'Imana. Ndakugira inama wunteze amatwi kano kanya, hindukirira Imana, reka kureba abana b'abantu, hindukirira Imana, reka kureba abashumba, hindukirira Yesu, reka kureba bakubesha, kubera yuko igihe kizagera abo bakubesha bazapfa babore. Ariko Imana yacu ntahigirija, ihoraho ibihe byose kandi uwayiringiye ntakorwa n'isoni. Haleluya. Reka nsoze ngusabira mu izina rya Yesu kugira ngo Imana iguhe imbaraga. Data, mu izina rya Yesu ndakwereka uyu muntu ubashije kugerana nanjye ku mpera y'iri jambo. Reka Data umuhe imbaraga za Mwuka Wera kugira ngo abe ari ubasha kumuyobora. Reka Mwami Imana umuhe imbaraga za Mwuka Wera kugira ngo abashe kumuha imbaraga zo gutsinda ikibi ndetse na Satani muri iyi si. Turabizi neza ko ino si Mwami Satani ifiteho ububasha n'imbaraga zikomeye, ariko Data bawe turindirwa mu mbaraga zawe no mu izina rya Yesu Kristo. Reka rero uha umugisha buri wese ukomeje kubana natwe kandi ukomeje kumva ijambo ryawe Mwami, ijambo ryawe ry'ukuri kandi ijambo ryawe ridahinduye, ijambo ryawe ritagize ikiyongeramo na kimwe. Izina ryawe rikomeze rihabwe icyubahiro. Ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amen.